tuje tugusanze Mana yacu kuko duhamagaye kubera urukundo rwawe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure tugane Yezu mwiza, natwe atugire beza. Kuri wa gatanu w'icyumweru cya mbere cy'igisibo, tariki 11 Werurwe 2022. Isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, umutwe wa 18, murongo 21 kugeza ku 28. Uhoraho avuze atya: umugiranabi naramuka yanze ibyaha bye byose yakoze, akubahiriza amategeko yanjye, agakora ibitunganye kandi agakurikiza ubutabera, azabaho ntabwo azapfa. Ibicumuro bye ntibizibuka ukundi, azabaho bikesheje ko yakurikije ubutabera. Mbese nakwishimira nte urupfu rw'umunyabyaha? Uwo ni Nyagasani Uhoraho bivuze. Ahubwo nakwishimiye ko yahinduye imyifatire ye maze akabaho. Ariko se niba uri intungane aretse ubutungane bwe, agakora icyaha akurikiza amahano yose umugiranabi akora, ubwo se murabona yazabaho? Ntibazibuka ukundi ko yakurikizaga ubutabera, ahubwo kubera ubuhemu bwe n'ibyaha yakoze azapfa. Muravuga kandi muti imigenzereze Nyagasani ntitunganye. Tega amatwi rero muryango wa Isiraheli. Mbese koko imigenzereze yanjye yaba ari idatunganye, cyangwa se imigenzereze yanyu ni idatunganye? Niba uri intungane aramutse aretse ubutungane bw'agacumura maze agapfa, azaba azize ibyaha yakoze. Ariko niba umunyabyaha yanze ibyaha yakoraga kugira ngo akore ibitunganye kandi akurikize ubutabera, aba arengeye ubugingo bwe. Niba yanze ibicumuro bye byose, ntabwo azapfa, ahubwo azabaho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 119. Uhoraho, uramutse witaye ku byaha byacu, Nyagasani ninde warokoka? Uhoraho ndagutakambira ngeze kure, Uhoraho umva ijwi ryanjye, utega amatwi ijwi ry'amaganya yanjye. Uhoraho, uramutse witaye ku byaha byacu, Nyagasani ninde warokoka? Ariko rero usanganywe imbabazi kugira ngo baguhoranire icyubahiro. Nizeye Uhoraho n'umutima wanjye wose, nizeye ijambo rye. Umutima wanjye urarikiye Uhoraho kurusha uko umuraririzi ategereza umuseke. Kuko Uhoraho ahorana imbabazi, akagira ubuntu butagira urugero. Niwe uzakiza Isiraheli ibicumuro byabo byose. Uhoraho, uramutse witaye ku byaha byacu, Nyagasani ninde warokoka? Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 5, murongo 20 kugeza ku 26. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yezu ku musozi, maze arababwira ati: reka mbabwire, niba ubutungane bwanyu budasumba ubw'abigisha amategeko n'abafarisayi, ntabwo muzinjira mu ngoma y'ijuru. Numvise ko abakurambere babwiwe ngo ntuzice, kandi nihagira uwica azabarizwa mu rubanza. Njyeweho mbabwiye ko umuntu wese urakariye uwo bava indimwe azabarizwa mu rukiko, naho nabwira uwo bava indimwe ati gicucu, azabarizwa mu nama nkuru. Namubwira ati uri umusazi, azishyurira mu nyenga y'umuriro. Nuko rero nujyana ituro ryawe imbere y'urutambiro, ukayibukira ko uwo muva indimwe mufitanye akantu, rekera ituro ryawe imbere y'urutambiro, ubanze ujye kwigora n'uwo muva indimwe, hanyuma ugaruke ubone guhereza ituro ryawe. Bigira ubwira bwo kwiyunga n'umwangana igihe mukiri kumwe mu nzira, kugira ngo ataguteza umucamanza akagushyikiriza umupolisi, ubwo ukaburoshywe mu buroko. Bikubwiza ukuri, ntabwo uzavamo utishyuye byose kugeza ku giceri cya nyuma. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, nidukomere kuri Kristo, nibwo tuzakomera koko. Imana ikunda umunyabyaha, icyo yanga ni icyaha. Nyagasani yabinyuje mu masomo y'uyu munsi, aradusaba kuba beza imbere. Être bon, la bonté. Ya ntego y'abasukuti yavuzwe na Baden Powell, fondateri w'abasukuti, yo guhindura isi nziza kurusha uko twayisanze. Ahantu henshi dukunze kubona abantu bafite ikinyabupfura bibutsa utuntu twa savoir vivre, imigenzo myiza nyine iranga abantu bafite umuco, cyane cyane mu bwiherero rusange. Abantu benshi bajya bakunda guta umuco, bakabwira bati nyaboneka do grâce, gerageza usige isuku aho uvuye, uzirikana ko hari undi nawe uza guhajya, cyangwa ko nawe waza guhasubira kandi byaba. Nuko rero natwe abakristo ntitukabarucitse nambutse ngo après moi c'est le déluge, ngo nyuma yanjye birabareba bashake ngo bashire.
ye baba we, iyi ni imvugo y'abanyamwigendaho, iyi ni imvugo y'abagome. Twebwe rero Nyagasani uyu munsi aduhamagaye muri uyu mwanya kuba umuntu mwiza, mbe umuntu mwiza. Nuko rero aho mvuye mpasiye ubwiza, urugo ngezemo rugira amahoro, iwanjye habe hari amahoro. Aho mvuye mveyo ntanduranyije, singasijya mbateranyije, sinkabasange ngo mbasandaze. Nuko nawe mukristo umuvandimwe, ntukamere nka mukristo wari uvuye mu kiliziya avuye gusenga. Nuko baramubaza bati utahanye iki? N'umunabi mwinshi ati ndahanye icyo wampaye. Abakristo bavandimwe, nanjye nitoze hamwe n'aya masomo kudakurura impaka za hato na hato, guhinduka neza nyuma yo guhura n'Imana. Mu muziki hamwe ibimenyetso byinshi, ariko habamo bibiri ngiye kuvuga, crescendo na decrescendo. Ibyo bimenyetso byombi ni impusane. Crescendo barazamuka no kongera ijwi, naho decrescendo ni ukumanuka bakagabanya ijwi. Hari abakristo rero bamwe batangira muri crescendo kagashyuhirane, nanjye kuvuga bya bikabyo, bagasenga mu bakarismatike, mu baregiyo, mbese hakaba abakristo bakaze. Ariko igihe cyagera kagashyuhirane kakazazima, ni ukuvuga abakristo nyine bukazarangira muri decrescendo, ugenda bumanuka. Nibwo uzasanga wari umukristo yaracupiye, yarabaye kavimviri, yewe ntakize naho umuryango wa kiliziya ubarizwa. Cyakora ashobora kujyayo pari hazard yahesheje nk'amasakaramentu. Ubwo bene uwo se si inyama ziba zimugenza koko, no kwambara neza yiyerekana. Navugaga ikirori gusa. Babyeyi abakristo bo mu kirori gusa. Mu isomo rya mbere umuhanuzi Ezekiyeli aratuburira kugishimisha Imana ari ukubona wari umunyabyaha yisubiraho, akicuza, agahinduka, akareka ibibi yakoraga, agakurikiza ubutabera, ubutungane. Uwo nguwo azabaho ntazapfa. Amen. Noneho ikindi kibabaza Imana ni ukubona uhoze ari intungane, wa undi nyine akareka ubutungane bwe, agasimbura umugiranabi ku ntebe y'ubugome, akamwigana, akora amabi. Nta kabuza azapfa. Wowe kumanukira nyine muri decrescendo. Gupfa batubwira ahangaha ntabwo ari ukuvamo umwuka uyu nguyu w'umubiri, ahubwo gupfa ni ukubura Imana. Kuba umuburamana ni nko kuba umupfu neza. Ni kwa kundi kwitandukanya n'Imana ugasigara wigenga. Burya uba warapfuye, no gupfa uhagaze nabyo byabaho. Iyo Nyagasani nta jambo gifite iwawe, kabaye warinjiriwe, nta buzima ugifite pe. Ni koko abakristo bavandimwe, icyaha cyose kigira ingaruka ahantu hatatu. Tura consequence du péché. Ahambere ni kuri njyewe, aha kabiri ni kuri mugenzi wanjye, aha gatatu ni ku Mana. Reka duhere guhambere, wowe cyangwa njyewe. Iyo ukoze icyaha uba wiyubikiye imbehe, ugenda ugabanya gato ku migisha y'Imana cyangwa inema z'Imana zikuriho, ukagenda uzunusura. Uko ukoze icyaha uhungura ku mugisha w'Imana, kugeza ubuze imigisha yose y'Imana. Byumvikane hakurikiraho umuvumo, ari rwo rupfu uhagaze, urupfu rwa roho. Nyamara abakristo bavandimwe, ibiganza by'Imana bihora biramburiye kuduha imbabazi, kuko ducumura kenshi. Anabyo muri ibyo Zaburi yaririmbye none yibaza ati, Uhoraho uramutse witaye ku byaha byacu, Nyagasani ninde warokoka? Amen. Ninde warokoka koko? Usibye ko Imana yacu ari inyambo nyine. Ku nshuro ya kabiri reka tuvuge ku ngaruka z'icyaha kuri mugenzi wacu. Nabyiza tuburira mu ivanjiri y'uyu munsi, niba hari akantu ufitanye na mugenzi wawe, banza wigorore nawe. Akantu babyeyi, hahandi nyine hano kurundurundu. Bakristo bavandimwe, hari ubwo duhemukira abandi, tukandavuza sosiyete, tugakora amahano n'ibindi bibi bidahesha isura ubukristo, des scandales, yasi duhindanya kuruta uko twahisanze. Igikurikiraho ni ikimwaro tugira mu bandi. Umuti rero nta wundi usibye kwigora n'abo twahemukiye, tukabasaba imbabazi. Ni koko nyine muvandimwe, biragoye ko wabaho udacumura. Ni nayo mvugo igira iti, ukora ni ukosa, udakora ntashobora gukosa nyine. Ni koko bavandimwe, kuri isi dushobora gucumura, ariko tujye twibuka kwigorora. Iyo twagoramye, burya ikibanze no kwigorora, tugasaba twahemukiye nyine imbabazi. Ingaruka ya gatatu ni uguhemukira Imana. Bavandimwe, Imana buri gihe ifuza ko twakora neza, nicyo cyifuzo cy'Imana burya. Ariko iyo twayitengushye tukitandukanya nayo, duhera ishyanga, tukajya kure yayo, tukaba twajya muri prison. Nivugiraga prison y'icyaha, tukabura amahoro n'ibyishimo. Icyo gihe turapfa, kuko umuhanuzi nyine yabituburiye mu isomo rya mbere. Nta na rimwe, ne jamais, Imana ishobora kwinubira umunyabyaha ngo nuko twacumuye ngo Imana idutererane. None se mubyeyi, wakwinubira uruhinja rwawe ngo nduzongera kurugirira isuku ngo buri kanya? Se niyo mvuga ibihakurikira ngo uti ubwo se ruzakora ryari? Nta mubyeyi wibaza icyo kibazo. Uyu mubyeyi utinubira umwana we
tukabona igihe amutaho umwanda twamujyana n'Imana itatwinubira. Bamwe rero bakunze guha Imana isura y'umucamanza ndetse n'umupolisi nk'abanyamategeko, nyamara Imana yacu ku ntangiriro ndetse no ku nyusurizo ni inyampuhwe, ni nyirimbabazi, ni nyirimpuhwe, kuko nyine ku Mana impuhwe zisesa urubanza. Uyu mucamanza n'umupolisi bavuzwe mu ivanjiri y'uyu munsi tubumve nk'abantu batabazwa igihe umunyabyaha akomeje gutsimbara amafuti ye yanga kwigorora. Reka muri aka kanya dusoreze mu ishuri ry'icyaha, ariko turirungurukemo atari ukuryigamo, ahubwo turebe imbabazi z'Imana, imbabazi z'Imana imbere y'umunyabyaha, n'ukuntu umunyabyaha we akomeza gushaka kuzikama mu cyaha, ariko Imana ikagenda imutarura buhoro buhoro. Akayamvugo ngo yonihoramo, cyangwa ngo ahanyereye ntihuma. Ihangane mubyeyi nawe kuri umwitozo uze kwiha igisubizo, bityo nawe uze kwibaza aho wakomeza kubogamira. Ngo umunsi umwe, ubwo ni hirya kure cyane muri Afurika, ngo umwana wibaga cyane ngo yagiye ahantu ariba arayogoza ku buryo bukaze, nuko polisi iramufata iramufunga. Se abyumvise biramubabaza cyane, yibaza icyo yakora kugira ngo umwana we afungurwe, nuko bamusaba indishyi ingana na miliyoni y'amadolari ngo bakunde bamurekure. Nuko se n'agahinda kenshi aragenda agurisha inka zose yari afite, kuko yari umutunzi ukomeye, agurisha n'imirima ndetse n'ibibanza bimwe na bimwe yari afite, nuko akusanya urwoho rw'amafaranga maze aragenda arishyura kugira ngo umuhungu we bamufungure. Birangira rero bamuhaye wa mwana we. Nuko bari mu nzira bari gutaha, byumvikane se nyine yarishimiye ko umwana we abohotse, ariko akeneye izindi mpanuro yamuha. Bataha se aramubwira ati, mwana wanjye koko wambabariye ukihana ukareka ubusambo, urareba utansubije kwisuka, urampemukiye, uhemukiye bene wanyu, nawe ubwawe utiretse, wakwisubiye ko unsubije kwisuka koko? Bene wanyu basize hanze, waretse ubusambo bwawe, ntuzongere kwiba dore uransebeje. Nuko se muri iyo nzira azamuha inama zose, nuko wa mwana arumvira, abwira se ati, humura papa, erega ya mafaranga yose watanze ngaya ndayafite, nayibyo wa mupolisi ngaya yose ndayafite. Karabaye babyeyi, uyu mwana azamera ate? Umwitozo ukagira uti, uyu mwana ari uwawe, wamukorera iki muri ibintu bitatu ngiye kuvuga? Icya mbere kumuhana, icya kabiri kumwihaniza kutazongera, icya gatatu kumushimira no kumusaba gukomeza umwuga. Kora uyu mwitozo neza wibaze nanjye nibaze. Babyeyi, uzi ko hari n'abantu bananirana kugeza nubwo bananira umupolisi cyangwa umucamanza. Nivugiraga za ruswa, gutanga ruswa. Babyeyi, nguko umuntu ashobora kuva muri prison yari imfungwa agatahana ibyaha byinshi, abamufunze bibwiraga ko bagiye kumugorora, ahubwo akavamo yagoramye yongeye gusubira ku ngeso ye. Uyu mwitozo ugatwerekeza ku bukristo bwacu. Iyo tuvuye gusenga, niba tuvuye duhumura ubushitani, imbetezi, cyangwa tuvuye duhumura ubuyezu, ubukristo, ese mva gusenga nabaye umuntu mwiza, cyangwa nabaye nk'uyu mwana wongera gusubira kuke? Uyu mwana wananiye ababyeyi, akananira ubucamanza, akananira umupolisi, nk'uyu mubyeyi wagowe koko yasubiza iki imbere y'umwana w'umucanzi umeze gutya? Wasanga bamwe uyu mwitozo basubiza iki cyanyuma ngo kugira ngo umwana ajye ahora bazanira urufaranga. Iryo ni ishuri rya shitani. Bakristo bavandimwe, uyu mwana na se baratwerekeza ku mpuhwe z'Imana n'amakosa ya muntu, aho Imana yihanganira amakosa yacu yose, ikagera naho kutuburira, ikagera naho gutobara imyenda yacu yose twari turimo, ikatwitangira, mbese nka Yezu ahangaha ku musaraba. Yezu akatugurura, rachete, ngo tuve mu buroko, muri prison, ahandi bari bagiye gutwica. Nuko wa mubyeyi akitanga, akemera gusubira ku isuka pour racheter. Ariko twebwe icyacu tukishyura Imana kuzikama mu byaha, mu kinyoma, mu busambo, tukazikama mu kibi. Ariyo yamvugo nziza mutagatifu Agusitini tujye gusorezaho, kandi tuzagenda tugaruka muri iki gihe cy'igisibo, kuko dukeneye kwisubiraho. Ubwo agira ati, errare humanum est, sed perseverare diabolicum. Se tromper est humain, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Mbese nk'uyu mwana wiba yagera no muri prison agakomeza kiba kugeza igihe nyine aticujije ngo ave muri ayo mafuti. Yezu umwana w'Imana, mbakuzinukwa ibyaha byanjye byose bigusubiza kwisuka ku musaraba, maze nibere uwawe buri munsi. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.